Ejeje sarongo jeje mwanga. Yambuye umwana yarahimutse jeje mwanga. Egeranya amavi yawe. Kandagizaho ukuboko ukuguru kwawe kuno. Ihangana ukandagire. Cyane. Rekeraho. Yejeje sarongo. Urumva ibintu bikurura mu mutwe? Humura. Jyana hirya. Ikinshi uraye nebesha urakabona mu baroga nyine uzi araza mu bandi karihe gakariye munyereka nanje karihe sinabona ihe sinani kukabona bretse nde jajja kano kaje wajajja sarongo kukijja bateka usementi urebe ku gituro cha papa wawe muherutse gusiga isima urasanga acukwe cyane ntugire ubwoba yejeje sarongo iyo nsanze wenda ari wo muri famille ntago muvuga ntatuma bafata inkoni n'imihoro bakajya guhangana ahubwo gyaransaba ati muhe gihano ki amubwiranire katumuhane gutya na gutya ubu ngiye kuzana ikiyoka kibasuhuzi igiye kuzibahoberira kuri gatari ko naci gutwara. Shuti za Freemax TV ndabasuje mu bice bitandukanye muherereyemo kandi nizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe muri kumwe na Ngabo Jean Pasteur. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye. Uyu munsi turi kugakorera mu karere ka Musanze, turi mu murenge wa Muko ahazwi nka Nyakinama, aho tuje kureba umugabo witwa Sarongo Muyange. Akaba ari umugabo ukora ubuvuzi gakondo ndetse bavuga ko avura indwara mu buryo bukomeye cyane kandi ku rwego rwisumbuyeho. Twumvisha amateka ye, twumva abantu bamutubwira, ariyo mpamvu twaje kumureba tumenye se akora te, avura te. Banatubwiye ko ari umwe mu bahoze mu ngabo z'igihugu, kuri ubu ngubu rero wahoze ari ingabo y'igihugu, n'umuvuzi gakondo. Tugishaka kumenya bimeze gute, byagenze ute, yabyiza ate, abikora te. Katugeyo turebe, iwe twahageze nahangaha turi ku marembo, katugeyo turebe tumuganirize twumva ibyo atubwira. Nk'uko rero mubibona bamaze kuduha ikaze mu rugo rwa muganga Sarongo. Aba bose mubona hano ni umuryango we, tugende tumurebe aho akorera, hanyuma tubone gukomeza tuganira nawe. Ni karibu. Hano ni iwanjye, genda umuvuzi gakondo, ni dogiteri nitwa Sarongo Muyange. Naturutse hanze y'iki gihugu Uganda, ariko ababyeyi bacu bavutse mu Rwanda.
bagenda bagiye gushaka ubuzima batubyarirayo. Ndaza nza nje gutabara ndi umusirikare, ngira ngo urabibona ko cumbagira. mwamugariye ku rugamba? Namugariye ku rugamba nyine tubohoza igihugu. Ndangije rero nza kumuvuzi gakondo kuko na data nicyo yakoraga. Ubwo ndi umuvuzi gakondo, mfite abagore 7 barahari, ngira ngo urababona bose, ndakwereka uko bakurikirana. Hari umukuru, bose muraganira, hari n'umuto, kandi ntabwo ngarukiye kwabo ndaburayo 4. Oya ni 11, harabura 4. Ubwo rero hano ni iwanjye, urabona hari umurwayi banza niyo urembye, sindamusuzuma ngo menye, ariko ninsanga ari amarozi kiraba gikemutse. Ku marozi rwose nta kibazo. Hanyuma wenda nasubiye inyuma gato, mu rugamba rwo kubohora igihugu mwamugariye hagana he? Nge namugariye ku rugamba ahantu bita Bunyatenge muri Kongo. Ndi umusirikare nyine, turaraswa gutyo nk'urugamba kurwumva. Ndaza ariko ndashima, mbanze gushima Perezida wa Repubulika yampaye inzu ifite agaciro ka miliyoni 58 Kigali. Ndanahembwa 50,000. Ndahembwa atitaye ngo ninde wamugaye niki, ariko genda hembwa nyine namugariye ku rugamba. Ariko na hano ni iwanjye, ni naho mvuka mwaka gace. Ababyeyi bacu bagiye hanze nyine bagiye gupagasa, ariko tugaruka kuri gakondo. Yego. Hanyuma uwahoze ari umusirikare arwanirira igihugu, aharanira ubusugire bw'igihugu, kuri ubu ni umuvuzi, n'umuvuzi gakondo. Nabwo no kwita ku baturage b'igihugu. Ubuvuzi wabuje mute none? Ubuvuzi gakondo namugariye ku rugamba 2003, ndataha mu cyiciro cya 7. Ndangije Perezida wa Repubulika bampa inzu i Kigali ahitwa Masaka, murenge wa Masaka. Noneho nza gusubira iwacu, nsubiye Uganda. Ndavuga nti umuntu wamugaye singishoboye kuvoma amazi, singishoboye guhingira umuntu, kandi nanze gusuzuguza leta. Bumva nk'umusirikare wari mukuru nkanjye, ntangiye kuzana ibintu byo gusaba ku muhanda. Ndavuga uwasubira hanze ubuvuzi gakondo, nkiga nkazana imiti nkavura abanyarwanda. Ndangije ndaza ndavura, natangiye mu 2009. Nishurirwaga na leta inzu navuriragamo. Ndangije rero nza kwishoboza kubera ibyo nakoraga, ndakomera, ndiyubakira, ndakora. Ariko ubuvuzi gakondo bwanjye bujyanye na Bibiliya. Luka 10:19 kadusome turebe uko havuga. Luka 10:19 katurebe imbaraga aho ziva. Luka 10:19, Luka 10:19 katurebe uko havuga, kugira ngo imbaraga umenye aho ziva, kuko hari abantu bitiranya ubuvuzi gakondo bakabutandukanya na Bibiliya. Oya nani, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Niko Bibiliya ivuga. Izo mbaraga rero nta bandi Yesu yazihaga abantu. No kuvuga ngo izo mbaraga rero nizo ngenderako. Ariko 20 aravuga ngo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ubwo Yesu yabibwiraga abantu nyine kuko abahaye imbaraga. Arongera muri Yemiya 33:3, ariyo mpamvu ubona uyu murwayi uri hano Imana imuzanye akayoba ariko akagera hano. Igihe ntanga imiti ntago ntanga ubuzima, ariko mu mbaraga Imana yaduhaye birashoboka. Yeremiya 33:3 katurebe uko havuga hano.
umurongo wa 3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye nibiruhije utamenya. Niko Bibiliya ivuga. No kuvuga ngo umuntu abahakanywa imiti bakamujyana kure no hafi, ariko Imana yamufasha akagera ku muvuzi gakondo ubishoboye. Ikindi naje gukemura mu Rwanda ni kwitiranya ubupfumu. Hari ijambo wambaje ubupfumu n'ubuvuzi gakondo bitandukanye gute? Naje kugira ngo mpakanye abiyitabo. Nazanye imbaraga nyinshi urazibonera ko uyu murwayi barandase wagirana umwana w'uruhinja kandi ambwiye ko afite umwana. Bari bayobye ariko Imana irabayoboye. Urabyumva? Nyuma watubwiye ko wagiye kubyiga Uganda. Ubuvuzi gakondo ukoresha gakondo ya Uganda cyangwa ukoresha gakondo y'u Rwanda? Ni ukuvuga ngo Uganda Nyabingi bamwita rubari, ariko wari umuco w'Abanyarwanda. Ikindi nkoresha urakimbaza umbaza uti se ukoresha imiti y'ibyatsi? Ye nkoresha imiti y'ibyatsi ariko mbanje gusenga. Nkoresha imiti y'ibyatsi mbanje gusenga. Ikindi cya kabiri urambaza uti se amahembe ni iki? Nje nkoresha amahembe. Ndagukunda cyane umbwiye uti amahembe ni iki? Amahembe rero turayasanga muri Bibiliya mu rwandiko rwa 2 rwa Samweli. Haravuga ngo Imana yagiye guhamagara Samweli yavutse arushye. Iramubwira ngo Samweli amuhamagaye inshuro ya mbere yirukira umuhanuzi bitaga Eli umutambyi. Aramubwira ati ntago ari nje uguhamagaye, ahubwo ni wongera kumva ijwi riguhamagaye umubwira uti mwami ntuma ndagenda ndakuzi. Iramubwira iti fata ihembe ryawe. Urabona iri ni ihembe ry'inka nta kindi kirimo. Nani ryo wafashe? Urakoze cyane. Niyo mpamvu mfite abagore 7. Impamvu mfite abagore 7, hari umugabo yamutumye ku mugabo bita Yese. Iramubwira iti dore ndagutumye fata ihembe ryawe uje mu rugo rw'umugabo witwa Yese, dore afite abahungu 7, uwo ndi bukwereke ni uzaba umwami w'Abisirayeli. Yaramwumviye, niwe muhanuzi muto w'imyaka 12 Samweli. Aragenda ageze ati muraho, bwari buke ari mu gitondo. Ati muraho neza. Ati Imana irantumye iwawe ngo mu bahungu bawe harimo ugiye kuba umwami w'Abisirayeli. Habaga intambara nyinshi, ariko Yese yahise ahamagara umuhungu we w'imfura kuko yari afite ibigango. Araza ariko Imana ntago ireba nk'abantu. Yaraje Imana iravuga iti ndamugaye, uwo ntabwo ari we. Azanye uwa 2, uwa 3, uwa 4, 6. Gundi Samweli atangira kwiheba, aravuga ati se ko mbona abahungu bose bashizeyo biti? Babaza Yese bati nta wundi ufite? Ati mfite agahungu kagashumba ko ntaco kamaze, mukiyore kuko nanje sinizi. Nagarukiye mu mwaka wa 3 primaire kuri abavuzi gakondo mwuru rubuga mu ntara y'Amajyaruguru. Reba kugira batoranye nje mu bantu 800. Ubwo urumva bifite nani fatawuti. Arangije azana Dawidi. Amuzanye aza yambaye ibicocera atazi ko Imana igiye kumukiza. Ati uwo niwe nshimye gihe ntago ndeba nk'abantu. Dawidi yica Goliyati, arwana intambara nyinshi ararokora. Ubwo rero nanjye niyo mpamvu ikintu cyose ngiye gukora niyo waba umuti mbanza gukoresha Bibiliya. Ku mahembe uraza kuyabona. Nyuma ubyiga wenda ndacyari ukuntu wabyinjiyemo, uvuye mu gisirikare winjiye mu buvuzi gakondo, byagusabye igihe kingana gute kugira ngo mvuye mu gisirikare? Kuko nturuka Uganda muzeyi wanje yarakiriho. Ninjiye Uganda mu 2003. Ngeri wacu data agiye gupfa arandaga. Arambwira ati mwana wanje dore ndashaje. Yarafite imyaka 91. Dore ndisaziye, ariko kangusigire imbaraga nari mfite nakoreshaga. Yarasanzwe ari umuvuzi gakondo? Yari umuvuzi gakondo data. Bamwitaga Rudaseswa Andre. Arambwira ati ngusigiye imbaraga. Data uzinsigiye utubwo nari umurokwe, nari n'umupanekoti. Kwawunde bakubwa baturi umurokore wapi, ariko ubuvuzi gakondo butandukanye n'ibyo. Kuko
umuvuzi gakondo n'Imana baba bari kumwe. Urabona mfite Bibiliya yera. Ntabwo rero amahembe n'abamarayika babi. Natumiye abapasiteri batandukanye mu matorero baransuye kugira twige Bibiliya. Bakanyumva bati wa mugabo gutya na gutya, bakabyumva ukundi. Bamaze kunsura dusoma Bibiliya, tumenya ngo amahembe ni iki. Bita dusoma mwitangiriro, dusoma abamarayika 1/3 cyarushwe mu isi bari abamarayika babi. Mbaho urugero ndababwira ni ntushobora kugira abana 4, 2 baba bajura ubange kandi warababyaye, abandi babe beza bemera ishuri. Ndababwira nti umwana mubi ni ushaka kuruta umwiza, kuko umwiza aba mu rugo, ahubwo ufungura ujya ukajya gushaka umwana wazimiye. Kimwe n'umwana w'ikirara wagiye akagaruka gutyo. Urabyumva ntago nkwigisha Bibiliya. Ubwo mba umuvuzi gakondo ndamamara menyekana gutyo. Ndi umugabo ukora ibikoreka, kuko nago leta y'u Rwanda ishobora kukwishurira inzu ukorera mudakora, ireba kuri. Yavuga iti umuteka mutwe waje gushaka amayisha biti. Hanyuma namaze kumva ko mu by'ukora harimo n'irage wahawe n'umubyeyi. Hanyuma imbaraga noneho ziri muri iryo rage zingana gute? Imbaraga wahawe cyangwa ukoresha? Harimo imbaraga zitandukanye. Urabirebera ku bagore 7. Nta mubi nta wamuga. Bumuretse gakeya, bumuretse umurwayi wari hano ndamufasha. Imbaraga nkoresha, mfite imbaraga zitandukanye. Impamvu ndaguha imbaraga zitandukanye musobanurira gundi imbaraga zitandukanye. Gira amahembe urambaza uti ni iki, wenda nubwo nsa bikwibukije. Hano mutirukanka urabona ibintu bitandukanye. Ndayahamagara ngira amahembe 11. Iri kuri baryita ruhazi rwa nkwakuzi. Baza kuyahamagara tuyabona. Araza urayibonera n'amaso yawe. Ndanayatuma icunya tumye arakizana. Niyo ishuka wiyorosa ndayizi. Nayo ndayizana uyibone kandi nageze iwawe. Wowe wenda ushaka akantu keza ko mu rugo uzigahishe wahishe kuri. Ndakazana mu minota 9. Ibyo byose ndabikora. Ndakora ibintu byinshi bitandukanye. Icyambere rero urabona hano hari umurwayi urembye. Ndamanza muvure, menye ngo arwaye iki, menye ibi nibi. Ndi umugabo ukora ibintu nko kureba televiziyo bikaza bigakoreka, nkamenya ngo warozwe nande, uburozi buba. Umurozi nkamuzana tukavuganira hano mwicupa. Ndi umugabo umujura ibintu bitarenze iminsi 9 ubigarura. Wenda nuko mutarimo hari mu gitondo mwari kubona byinshi. Ikindi cya kabiri, ndi umugabo utarenganya. Kurenganya byandi bavuga wenda ushobora guturana n'umuntu agacuruza cyangwa gahinga keza we ntiweze, abo nabo tujya tubabona. Yazana ati wamfasha nkaguhaye ushaka, ariko uyu gakora gutya. Oya ntago bishoboka. Nukuvuga ngo abavuzi gakondo mva ikintu mbagayaho. Nukuvuga ngo ibintu adashoboye yaka transfer, akavuga ati transfer ijya kwa kanaka. Ariko kubera nje vuba naye vuba, wenda ndabwira abavuzi gakondo aho bari hose, ikintu adashoboye umwuga wacu tuwushigikire, ukomere. Ibintu adashoboye kuko yasebye mba nsebye. Ati nagiye kumuvuzi gakondo bavuga gutya yarameze gutya, byageraho ibyo akoze bikanga byose tukabyitirirwa. Ibyo nabwiye perezida wacu Ndamyabera Boniface hano i Kigali, ndamubwira nti ibintu byose no kuvuga giye iyo ndi mu nama n'umuyaguza konshura. Urabona byinshi bitandukanye kandi byiza bitarimo n'iterabwoba, ahubwo urabona byinshi. Amahembe yanjye rero amaze kumbwira ko uyu mudama twite igisimba, niba ari ihene niba ari imbwa iramuvamo yiruka ureba. Urumva wamaruwazi rwa nkwakuzi byajya ukembakembye umupfuta arambwanye nturagaguruka akavuga witwa ndesha. Umuntu wazanye umuntu yitwa nde? Witwa nde? Ntabwo uzi kuvuga. Reka manze menye nukumenya gusa. Witwa ndesha? Umushiki wa yitwa nde? Uwase. Niryo zina yiswa kivuga.
wamajyajya mu cyembakembye umupfuta arambwanye nturagahaguruka akavuga yangu wajyajya nzakwera agahenge kabahengura nzaguha akayora mu nyotwe nzakwera akaryamira mbatama nzakubagira imbuzi y'ibitanga nzirarira mu itazi urare ku buriri hano bazanye yitwa uwase jyajya Sarongo iso yitwa nde Nzambanza nde ntabwo uzi isku jyajya Sarongo aracyariho ntabwo ariho igira hino suko igira hino naze hano ayo magi yarambike hano jyajya Sarongo yangu wajyajya nzakwera agahenge kabahengura akayora mu nyotwe nzakwera akaryamira mbatama nzakubagira imbuzi y'ibitanga yangu wabazanye umwana urembye jyajya bamujanye kure no hafi bamujyanye bure nebweye ndashaka azanya amagi jyajya Sarongo ndashaka iki murimo wamaye imbaraga jyajya Sarongo umubweza bwa mukasa yangu ntukanga buzukuru ujye mpora fata inzogera yawe jyajya Sarongo nagukuye iburebwe ya data yarakunsigiye jyajya Sarongo jyajya nsanyitso kuraba abazukuru bari wano jyajya bawurira runa Rwanda jyajya Mwanga ngo mumeze mute jyajya Sarongo jyajya Sarongo batambude mirembe jyajya Mwanga ngo mwagiye mu nzira amahoro jyajya Sarongo jyajya Sarongo duka misimbe mbiro yitwa Nzambanza irukanka ujane no bazigwa nkwakuzi jyana n'umucyembakembye umupfuta arambwanye nturagahaguruka akavuga ntugire icyo wonona mw'ubwo rugo umbwire uyu mwana w'umukobwa icyo yabaye iki duka ntugire icyo wonona uzumbwire jyajya Sarongo munzani inzoga madame nzani inzoga y'icyatsi hano katurebe icyo rero nico twavugaga nta minota irarenga 3 atarahindukira turebe umukobwa ngo yabaye iki ikindi cya kabiri naba ari uwo gukira rava amaraso gusa aratemba hano naba atari uwo gukira byose ndabimenya uzi gusoma no kwandika sha andika ibibazo bya mushiki wawe nurangiza unzanire urupapuro nyine jyana wandike uhere ku rupapuro rwa mbere wandike retwe turasomaga hanyuma inzoga ni iki inzoga nyine niyo kugira ngo nsome kugira nshire inyota asa wa undi mwavugana iyo ni ihembe ryanje baryita ruhazi rwa nkwakozi mfite umucyembakembye umupfuta arambwanye nturagahaguruka akavuga mfite bisinde bitabanye hari byinshi uri bubone mvura uyu mwana w'umukobwa kugira ngo abashe kugira ubuzima buzira umuze abeho nk'abandi ndi umuvuzi gakondo rero waje guhinyuza mu Rwanda abiyitabo kwiyitabo muntu wabuze ibyibwe ariko birenze iminsi 9 ntago mbikora none umurwayi wo mu mutwe urwaye mu mutwe nukuvuga ngo atita ubusazi babyita ubusazi rivuyeyo kanze ndebe uko bimeze umbasha wa musore wazanye umukobwa riye we munzanire itaka jyana nawe azana itaka ry'umutsi arinzanire hano turebe n'abatakira ubwo nuko naho bino rero byo kwiyamamaza muvandimwe munyamakuru kwivuga ibintu nta bikorwa ntacu ukoze ni muca amafaranga akayabura nje ntago nkorera ubuntu kandi banyishura nyuma ari uko akize ntugire ngo nishuza mbere katanyambura se nagashobora kukubwiye ko ntafite none azabona nyuma rero nanje ndarangura ameze nk'umucuruzi kuza kakayugu kazana igiceri cy'ijana ntawakaguha yakaranguye 450 ngo wowe ngo ko mfite 100 ntago bishoboka no bibaho n'imodoka kuva i Kigali kujya Musanze ari 3 wayiha 1000 bikemera nawe aba yaranguye nanje nukurangura ngira amahembe data yansigiye 7 nakodesheje ane muri ibintu bitandukanye ndayafite arahari rero nta kintu nakora murakoze cyane hanyuma aka gacupa ka kabiri ko akangaka aka gacupa rero nkunda inzoga nini basanze hariho izi ntoye ubwo urumva bihwanye n'icupa rimwe
rero ntago nkora nk'uko uzi umuhinzi akora atari gusoma, nta kindi bivuga ku bijyanye n'ubuvuzi bwanjye. Aya magi ubona rero y'inkoko aya ureba urayabona n'ay'inkoko. Iyo nsanze umuntu ibyo yarozwe muvuza aya magi. Iyo ukoresha ku ndwara zose? Ntago ari ku ndwara zose. Iyo nsanze urwaye indwara zisanzwe nkugira inama nijya mu bitaro. Nje mvura amarozi, ntago mvura malaria, ntago mvura izindi ndwara zisanzwe. Ariko abantu badafite akazi hano mumbare mu nyinguruke gake. Aya magi nyavuza ikijyanye n'amarozi. Agufasha iki? Aya magi niyo nkoresha nibanga ryanje ry'ikiganga. No kuvuga ngo umuntu avuka ari igi nawe ni igi. Irigi rero ndaribaza rikansubiza. Uyu musaza urabona afashe urupapuro aranditse ibibazo bye ntabyo nzi. Ndafata umuyonga we haraho ndawushira bize nko kureba televiziyo. Batagomba gukira cyangwa ntagashobora gukira. Murakoze cyane. Nyine zana iyo takano rishira hano ndebe. Yitwa amwita Uwase Mutoni. urashobora kumwegura. Eso yitwa Bazambanza. Umva mwana w'umukobwa, wigeze gutwara umugabo wa mugenzi wawe bita Ruminata? Oya ngo yigihano ntawe watwaye? Vugisha ukuri ndakubabare. Wamutwariraga iki se yari uwawe? Haguruka muhagurutse gakeya umenerere itaka hariya. Cyangwa baza nibase kubera uriya mugabo ahari. Muza nibase y'umutse hano. Wabonye ingaruka z'icyaha? Ubwo ni wamurogesheje? Wamurogeshe bamwita Ruminata. Uramuzi umugore witwa Ruminata? Urakoze cyane. Uyagiye kubyara ipusi. Icyari rubyare ntaco nzi, arabyara inyamaswa ifite amaguru ane. Yirukanka mureba ndabimukuramo burundu. Birabigiye? Nuko ndayigenzura kubona. Ese nshinzwe kumenya ibisimba bijya biragije mu ishamba. Jya saro ngo nsanzokuraba. Nzanira hano mama. Irumutse. Jya saro. Umwuzukuru ukandagiremo n'ikirenge, tereka aho ngaho. Kandagira mwiyobase yose. Munzanira amazi. Kandagiramo n'amaguru yombi mwibase wowe. Ntacu kibaye. Warayemutse ariko nusaba imbabazi urababarirwa. Mugira ababyeyi? Bose barapfuye. Neze muzanye mituweli niyo nkoresha jewe. Mufite amafaranga? Baduca amafaranga agiye atandukanye ariko muradufasha muduca amafaranga. Wagiye mu bavuzi gakondo bangana iki? Nagiye mu Kinyarwanda. Wowe ushaka urutonde rw'abavuzi gakondo bakuririye amafaranga y'ubuntu, akabanza kukubwira mbere ngo ishura uyanshakire barayagusubiza. Wanyumvise? Ubamenye neza umenye ngo bitwa gutya. Ndabazi. Nta minsi itashira batagusubije amafaranga yawe. Nagiye muri bujura mukuru. Nagiye mu karabye batatu.
mufashe mukarabye munkarabiriza amazi karabye ibirenge uti niba wakira utakira bimbwire wowe mukarabye kumukarabya bishatse kuvuga iki? ndamukarabya kugira ndebe niba ashobora gukira atakira nataza amaraso ntago yakira agahinduka amazi nk'uko asanzwe ntago yakira mubwiza ukuri akigendera amahoro ongera umukarabye bwa kabiri intoki unamasha ihangane wuname nimufate karaba intoki vuga uti niba munkarabiye imbere mubimbwire n'ubuvuzi gakondo uti niba nakira mubimbwire niba nakira mu bindi uti natwaye umugabo wa Ruminata witwa Damascene natwaye umugabo wa Ruminata Damascene uti ubu ngubu ntabwo nkiri kumwe nawe ubu ntabwo nkiri kumwe nawe uti nimwongere muzima uti ibyo yandogesheje uti reka reka mbyare ibyo ntwite uti nzabahigura uti nzabahigura nzabaha ifu y'amasaka uti nzabaha ubuki uti nzabahigura irekera aho ngaho uva mwayo mana mumpereze yose umuri urakira sha ahindutse amaraso ndetse umuvandi yashira umwanya araba amaraso urakira ndabizi umaze kubibona banabibonye bisa amaraso se ubonye ari yakarabye kanze ndebe sasa kandebe bavandimwe ko mutabaye amazi yo kunywa kari abarukora inshuti za Freemax TV nk'uko mukomeje kubikurikira twasuye muganga Sarongo Mayange akorera hano Mayanja Sarongo Mayanja ni mu karere ka Musanze turi muri murenge wa Muko uko mubona bari kuvura umwana w'umukobwa ngira ngo nk'uko bamaze kubimubwira agiye gukira bitewe n'uko igeragezwa ryakorwaga bishobora kuba byakunze bamukarabije amazi ariko igitaka cyari kirimo gihindutse amaraso. Aya maraso abaturutse aya maraso anaturuka urabona baba baramuroza ibintu bimwonka mubwiye ko amaze amezi 9 atajya mu mihango nibyo ntagari amaze amezi 9 atajya mu mihango biramwonka bikamurya jajya Sarongo tokanga bazukuru jajya Tereza baba ubweza bwa mukazi aya magi rero nkoresheje ngiye kuyamukuzamo inyamaswa imuri munda musore utanga amafaranga 7,000 n'igiceri kimwe ndakubabariye nasuwe n'abanyamakuru kugira abona akazi muri imfubyi ntaco mugira uranyumva ndashaka gukiza uyu muntu abi ntangarugero mu bandi uranyumva neza murakoze cyane mwigize hino kuraho ayo maraso aho ngaho kuraho abana abadamu wanje no wa gatatu igira hino zamura gundi ishati yawe gira gutya musura ashobore kubona jajya Sarongo jajya mu cyemba cyembye umupfutarambwanye nuragaguruka kavu jajya ntago yambe mu rubugo jajya Sarongo sika jajya Sarongo uko mishirigi ariko menye bihishwe mu nda ye jajya Sarongo yangu wa jajya Sarongo ntutinye ntugire ubwo bahumura jajya Sarongo yangu wa jajya Sarongo jajya mu cyemba wanzanye mu Rwanda je gukora ibyananiranye jajya Sarongo ubweza bwa mukasa jajya muhanga wewe ubweza bwa mukasa jajya Sarongo nzirarira mwitaza urare kuburiri jajya Sarongo wewe ubweza bwa mukasa kanihagarike mpindukire icara sha ongera uryame hari fasha akanya gato k'akaruhuko agiye kwihagarika ariko
nk'uko mubona ageze kuravura uyu murwayi nk'uko yamaze kubitubwira aba yifashishije amagi agiye kumenya n'iki kiri mu nda y'uyu mukobwa hanyuma nyuma yaho icyo kintu nk'uko yabitubwiye kiramusohokamo ubwo arabakize kadutegereze turebe uko biza kumera. Nk'uko mubibona muganga avuye hanze gato nk'uko yarabitubwiye hanyuma ubu hagiye gukurikiraho iki noneho wamaze guhisha aya magi nk'uko ndeba ibihishwe amagi y'inkoko niyo nkoresha ni ukuvuga ngo agiye guhaguruka mukuremo inyamaswa imurimo nsambwa nzarimo amagirita mu kinyarwanda ni iki ni inzembe ndamukuramo inzembe mukuremo amabuye yose ubona atuma adahagarara byose ndabitegeka bimuvemo mubibona nkoresheje aya magi ye avuye kwe yajya sarongo yajya muhanga nzakaguha jya sarongo tofa jya muhanga yajya muhanga ubweza bwa mukasa jya sarongo ture ntende jya sarongo yajya uri karondozo urondora ibishwe hagurutse uwo mugore ugwahisha magurutse hano turebe muri zana amavi yawe mumwigize hino gutyo mwe kubangamira uriya muvandimwe uri ari ngaya ni yamagi ngayo ni yamagi zamura gundira zamura cyakuryaga hagana he gukojera wumva gikurura kijyana hirya jya sarongo jya mu cyemba zana amavi yawe jya sarongo jya muhanga yambuye umwana yarahimutse jya muhanga egeranya amavi yawe kuva ku mutwe jya kimuruma jya sarongo gutuka ku bigere kandagizaho ukuboko ukuguru kwawe kuno ihangana ukandagire cyane rekeraho jya sarongo urumva ibintu bikurura mu mutwe humura jyana hirya ikinshi jya sarongo jya mu cyemba cyane mupfukaranganye n'agahaguruka kavuga tosigazamo n'ekimwe munzanire ikintu bita imbabura nyibone mu muryango urumva ubaye muzima borohewe abayumva babara ariko ntahita bamuzima ntabwo bishoboka wowe urakaraba amababi y'igihondohondo iminsi 9 kagakeri kagiye suba gafotore muvandimwe ngako ntabwo karancika kura yene bisha urakabona mu baroga nyine uzi araza mu bandi karihe gakariye munyereka nanje karihe sinagufite ihe sinagukabona bretse nde jya sarongo kintu kikibaba warime kigumba jya muhanga ntiwiruke mada bite byawe tonde amanyagaruma jya muhanga we barubweza bwa mukasa jya sarongo nzaguha gange kabayengura nzakwera kayora munyutwe nzaguha akaryamira mbatama nzakubagira imbuzi y'ibitanga jya sarongo nzirarira mu itazo urare ku buriri we bare jya manyigago imbaraga nizawe jya sarongo we bare umbaze icyo ushaka iyo mbabura nyibone yakaho ngaho musore genda uvoma amazi kuri robine iwanje ari hanyuma karaga kiri burakavuye kiba kivuye mu nda ye wumvishe yabaye hate madame nta kibazo aroroshe ukurikije uko mbere wari umeze bimeze gute nani kumva kiri kundumagura wari ubimaranye igihe kingana gute
amezi 4. we barejya sarongo jya mu cyemba cyembye umupfu utarambanye nturagahaguruka akavuga baba iyo mbabura muyicanire yake mwiyungize ariko mukeba wanyu mukuru akora ate mwicaye muri hamwe namubwiye kuruhuka we n'uwo bakurikirana mwe mugakora akazi mushinzwe mukeba wanyu akora ate namwise nyoko bukwe wanyu dore niwe mugore wanjye mukuru basuhuza abashitsi madame mami tumaranye imyaka 16 ariko none amuzanye imvura tereka kumbabura muyigize hino ndeba ari woneho umugore mukuru wicariye kumukeka mama irambura iraza kudufasha iyo mbabura rero nshaka kubikura iyo babishize ikindi wamaze gutwika ibibazo byawe kuvuga ko bitaramushiramo biyaba ibyo bamuye byamushizemo ahubwo aha bitambuka nibyo nshatse kubikurayo hari aho ajya birenga iwanyu imbere y'umuryango w'umukodesha akazuba batiza avuza ameza niho bimuririye ariko byatangiye ruhongohongo urasanga hacukuye urahasanga icupa ririmo ubusa ry'umweru uranyumva nturikore utarampamagara nurikoraho rirafata wowe ndashaka kujya mbihamagare je binsange hano menye n'uwabikoze ngo yitwa ndi uretse ko iyo nsanze wenda ari uwo muri famiye tuvuge wenda ni se wabo barwanira amasambu ntago muvuga ntatuma bafata inkoni n'imihoro bakajya guhangana ahubwo gyaransa bati muhe gihano ki amubwira ni reka tumuhane gutya na gutya kugira abone ikimenyetso naho none amubwira ngo kanaka hari umuntu ugira uburakara ati koko ngenda urugendo rungana guca mwaturutse ahitwa mwaturutse Rubavu murakoze cyane mwanyumvisha hagana bakumvishe ngo ari umudogiteri uvurira i Musanze murakoze cyane nta kibazo je nakubabariye wampaga 600 jewe bundi nsuzumira 74 uratanga 7,000 gusa n'igiceri nakubabariye kuko ntabyo wambwiye nasanze umbeshyamo iyo umbeshya nta nakiza mushiki wawe abantu bagiye banca amafaranga atandukanye nyine wowe unshakira amazina y'abavuzi wowe uyihorere wicecekere wa muyonga wawe utwitse uzane hano uwo wanditse imbabura nyishaka mu muryango mami urupapuro rutwike urwo wanditse rutwike nyine utwikira handeba sibyo rata fatisha nta kiburiti mugira mujye muri nasenga gusenga ni byiza nuko ase doctor wakubya kana ariko ntago kari kugira none doctor ubundi bungubu amasengesho n'imbwi birakorana cyane amasengesho birakorana kuko ubonye ko mfite bibiliya yera bibiliya yanjigiye no kuvuga ngo iyi bibiliya ni intwaro natwe tugira amahembe iyo ugiye mu mahembe kuyacisha cyangwa se gukore aravuga ati ugendane natwe ku kuboko kw'ibumoso naho kuburyo nuko umugabo uri hejuru cyane ariyo mana imana iri hejuru y'ibintu byose izi mbaraga zose tuzikura ku mana ibitangaza byose byakozwe bikorwa kubera imana ntago bino rero ari ukubera amahembe ni nk'uko wavuga ubuyobozi mudugudu mutekano none se wagera ku karere utaciye ku murenge udatwika nani utatwika yitapisha jajya saronga buzukuru mu mvuru urimi rw'ikinyarwanda jajya muhanga yanguba beza bwa mukasa jajya saronga gihore nukorera cyaje simba kitancika ariko ntawe kijya uraza kugikoresha iki turaza kugisubiza nyiracyo ese ko atari ihene yacu yaturagije ndabikuba 7 nawe ababyoroye mfundikira iyo safuriya abantu bareba
oya kiyoreye kabe gatembera turabonana mu kanya urase kana karimo imyuka mibi wakajyana nkakakuragiza no wanagera icupa ryanjye riri ryari hano icupa oya riri mu busasha hanyuma iriya mbabura amazi mbabura rero mba nshaka guhamagara ibintu barogeyemo umwana w'umukobwa urabona ntabwo ari byo yariye mu kanwa ntabwo ari byo yariye mu kanwa nzanira ikara nkwereke nzanire n'agacupa ukuntu iriya safuriya ubonye hari ikintu ucizemo oya nibaterure ndebe nkunda ibintu biri ku murongo ku manywa nyaruhanga rebamo hari ikintu kirimo pfundikira utegereye iyo mbabura yihorere wamara wazirwa nkwakuze isiko yitwa bazambanza genda unzari ibyo batabye mu tongo jyajya batongera umwuzukuru jyajya muhanga jyajya mu cyemba cyemba unzanire amasezerano y'ijyajya saronga aho umwuzukuru atambuka bikamufata ubweza bwa mukazi rinse kuri yarakusi muri nozi gire fumwere hari icyo mwaka mwami Imana yankuye kure sha ngabo Mungu wanje w'imfura na wangana nawe yitwa Ngabo ya se Eliya Recho mubwira umenye ubuvuzi gakondo hamamo ibintu byo kwigira kugira gutyo nk'ubu imodoka zanjye gingira imodoka zanjye zanditseho ngo ruzaca Imana n'urubanza sibyo ariko bitarimo aba bagore niyo waba ministiri ntiwabatunga uzi ukuntu barya bose narabakoye nawe nakoye dore yarabemereye muraganira niwe mukuru hanyuma bose se mwasezeranye mu mategeko nta numwe turasezerana nta nuwo nteganya je kubesha rwose ngo mbivugira atazavuga ngo ndi mukuru ngo tuzasezerana je gusezerana isezerano ryanje n'umugore wa 11 iwe nzasezerana nawe hari impamvu hari condition uwo mvugisha arankurikira nshatse kumujyana itaze ngaba agira ukubwira ko nigeze murambagize ndekomba nshaka muganga ntivayo sha mubandi nuko bigenda kubera yuko ari Imana yamaye umugisha ese wori umusoro uri umugabo nawe mbwira oya mu bigaragara urongoye vuba ndi umusore none ukushaje isya najye imbaraga nyembabwira abankuri oya wowe ntagize imbaraga nazikwemerera buri wese ahabwiye mpano buriya ni impano yanje ushobora kunyigana wowe bikanga ese wabyaza umugore igikeri hanyuma bari abaganga yanyuzeho bagiye bamutuburira bose ndabahamagara turababona hano uko atabimbwiye oya nari kuhamagara ndabahana baramwitaba bo baramusubiza utwe ukoreye gundi urutonde sha niba barakubesha amazina ukuri ndabikora ni insanga yamubesha izina nuko hanyuma tuzaza kukureba tukubaze niba abantu barakwishyura amafaranga muzaze munsure nzabibabwira neza nta kibazo mfite rero kumenya zana gakeya nzanira gakeya mvange n'ibi ndebe imiti ikoranye hanyuma Dr. ubu ngubu twabwita ubupfumu twabwita ubuvuzi gakondo twabyita ubu ngubu rero umenye kera bitaga impumyi ni nkuko wavuga uti twakwita impumyi twakwita ufite ubumuga bw'amaso ubwo ni nka kumbajije kuko kera babitaga abapfumu none ubu nabavuzi gakondo imvugo yaravuguruwe nta kirage kikiba ngo ni ikirage oya afite ubumuga bwo kutavuga urumva murakankoso yako kana ubwo rero ubu ngubu byose usa n'ubivuze ni nko mu Cyongereza n'ikinyarwanda buvuzi gakondo n'ubupfumu
wenda ubupfumu buvugi ku kuntu ariko genda umupfumu originali wenda umupfumu aba afite izindi mbaraga zirenze iz'umuvuzi. none se ko ngira nyinshi ubu ngiye kuzana ikiyoka kibasuhuze buri wese aragura igira imwe igiye kuzibahoberera kuri gata ariko nacigutwara oya nteze zimukazi wamajyaja sarongo uhindura inzoka umukemba cyembye jyaja sarongo tokanga bazukuru wetorore jyaja muhanga nubyemera nta kibazo ntabwo ari igihano ntabwo ari itegeko we barugeze bwa mukasa jyaja sarongo to kikora jyaja muhanga abuzukuru to bakanga we bare jyaja sarongo mutekano ari namutumye uko dufite abashitsi mutekano wa hano burya nabyo ni ngombwa mubwirazi ne mukavugana mukanyumva uw'umurenge wahe umuyobozi ushinzwe umutekano w'umudugudu nabyo nawe nari muhamagaye mubwira ni bashitsi bujya gukora ibintu ukakira abashitsi ariko utampirikira isafuriya nabiyame sini yawe yararwaye yagiye kwa muganga aranyemerera araza rero nawe ubwo urumva nta kibazo mu bugani yego murakoze ubuvuzi bugeze nzanira yakayisha umva rurimi iki Inyarwanda nta Congereza I don't hear you just nize Shirana uti mumbwira ibyo nanditse mumbwira igisubizo cyane hari abantu batwigana rero muvandimwe ngabo yabona ibintu ukora nka hano wenda numuvuzi nawe akajya kubyigana agatangira gashushanya gukopera mu kizamine hari uwemereye gukopa ntuzi ko polisi agararira abana bari kwiga none se kuki yigana bakababuza nanje kunkopera nago mbikunda ni nayo mpamvu nshaka kugira ngo umuvuzi gakondo urya igiceri cya mugenzi we c'umuntu ubabaye ni nko gukora mu nkovu uyu mwana ashobora kuba atagira n'amafaranga y'ishuri mushiki we reba uko ameze sombwe ngo mwagurishaho umutuye mukamukodesha mushiki wa tarakize none umubwiye kano kanya ngo warozwe na siko wanyu n'umuhoro ati kamfungwe mushiki wanje arapfuye ariko data mbese ni ibintu bitubona nibyo rero naje kurangiza Shirano sha haguruka Shirano uti mumbwire ibyanjye shiraho isewe osigana kinumva ururimi rw'icyongereza cyangwa rw'ikinyarwanda hariho icyo nkaka mwami ngabosha wanze kuzana umugore ndagasa nzabutaha tu sigana ntinumva ururimi rw'ikinyarwanda uti niba mushiki wanjye yakira atakira mu bimbwire mushiki wanjye niba yakira atakira mu bimbwire uti muzane ibyo tambuka bamuteze muzane ibyo tambuka bamuteze ongera none uti nanditse nsaba kumenya shira nano uti nanditse nsaba kumenya haguzi kuvuga nanditse nsaba kumenya nakwirukana naba bakugize tinumva ururimi rw'ikinyarwanda bose babireba ngabo kubiza icuyara waremye amasoko menshi riragucanga ndanaguherekeza mama we soma ja gasoma igisho dore twita igisimba mu nda yawe dukuyemo ntabwo twasoma neza kose wizesha
ufite igisimba mu nda yawe gikuyemo wakira cyavuyemo kitabacika hano nacyo kiratuganiriza iyo safuriya nibira mumbwire ngabo zaza n'abagore nzemera nawe bagukubita isuka hakiri kare rero wamuzanye ubizi ko uzazana n'abandi oya ntabyo narinzi naramuzanye turagenda urabona ni mwiza umuntu wahangayitse abyibuha umbeshere uretse iby'abagore ariko turaza kubigarukaho rero mbanze nkurikiye nitonze ubu buvuzi uri gukora hano wamajyajya mu cyembakembye umupfu utarambwanye nturagahaguruka akavuga jyajya sarongo ndetera jyajya muhanga nzanira jyajya sarongo aho mutegeye haba kujyo bajyajya muhanga yango jyajya nzayitse kuraba ngiraga akabindi hejuru k'iminwa enye habamo inzogera 11 niyo uri kuvuga none se uri runarebe yo ko kameye byinshira jyajya sarongo jyajya mu cyembakembye umupfu utarambwanye nturagahaguruka akavuga we barubweza bwa mukasa birete jyajya ntugire icyo usigayo ikibi cyose ukinzanire jyajya sarongo we bare ni wowe uriza umuntu ijuru ntangobeko mwabonye n'umuntu waciye akarongo umuntu akitambukira mwe kwikanga n'inzoka yanjye ruhaze rwa mwakoze ariko se ushaka iki kura bibona ngabo suri inshuti yanjye ubu twamenyanye sibitiranwa n'imfura yawe nta kibazo turaganira jyajya nagukwibure nebeya iri kunyiga dore teruya safuriya yose yiterega abagore bose mbone muri aho ku murongo nta wanca inyuma ni uguhita ntegeka n'ako kanya hari wankoza kwibara ndi kwitambukira ni ukuri pe ntugire yantereza tereka hano hejuru sagira uwo batereta ibyo mwigize bantereta cyacuru wanjye arikuriye nawe ubu naba bamukunda ngo amugutware ntaho bibaho abonaga intuzi ari kwihagarika nizanye yihagarika intozi haje intozi we se nk'uyu wagiye gutwara umugabo w'abari mwese muronko ngo uzabazane ingabo nsigaje bane utari kubafotora kuki bose bahamagaje nuko bintegetse utagira unca inyuma pfundura isafuriya ni wowe ntumye ibinure mwabazira wamara uwazi kumwakuza ubigewa nzanira gundi furusheti mu miryango we barubweza bwa mukasa nzaguha umutsima w'amasaka nzakwihera agahenge kabahengura nzakubagira imbuzi y'ibitanga tugeze ikigwa jyajya sarongo tata yakundekera jyajya muhanga njya kuwo mwenge umuganda jyajya sarongo kuko shana n'amafaranga ugira guru rwagwa rumwe urasanga imbere yaho murara mwavuye wumvishe musore hacukuye urasanga ari igicupa kinini uranyumva inyama z'abantu iz'abapfu ngabo waremye amasoko menshi iryo nidanje bagita irya kadigi jyajya kano kagiye wajyajya sarongo kukijya batekaho sementi urebe ku gituro cya papa wawe muherutse gusiga isima urasanga hacukuye cyane ntugire ubwoba yejeje sarongo sishwe n'impanuka akenye ese nkubuzemo turagenda n'iki sabagenda
warebye aya ko yari amazi abaye isosi kongeza mfasha musore. Dore ngibyo ibyo bamurogeyemo. amahembe Ndagukijije burundu bagushakire ikajyoge njyo. Mubwire nuza munyawera mukanya amushakire amababi 12 y'igihondohondo. Amushakire ibikora by'inuzi 8 ibihu abikaraba iminsi 9. Uzagaruke unzaniye amavuta ya vaseline mu minsi 9 ujya wisiga. Uranyumva? Ariko ntuzongere gufata umugabo w'abandi uzamuzira bazaguca umutwe. Mumbaza ibindi ngabo. Muzi kubaza tamwe inzoga twavuganye. banza usome nawe ndi kubona wakoze cyane. Nakoze muvani mgibi bibiri gitabo cy'Imana rwose. Niko ubuse aya mahembe yaramurimo nayo Oya yaratabye ahantu yayarengaga gutambuka. Ibyari bimurimo ni kiriya gisimba camwunkaga. Yaramaze amezi 9 atajya mu mihango. Yabikwibwire yabikubwiye. Kinywa ariyo y'amaraso wabonye akandagiyemo. ubuse bundi ubu burozi ni bwoko kibi? Uburozi babwita ubusuku. N'uburozi rero bw'abahanga ntago bapfa kubikwa. Nta nubiguza mu kanwa. Barabitega. Akabitongera. Ubundi uburozi bubi ni ugutongera. Rero nje ndabwira abantu barozwe ushobora kuba ukiga ugapfana perimi. Wajya akazi kakangwa wajibireka da kuzira hari ikintu bita umuziro. Ukavuka muri famiye y'abantu 40 cyangwa 10 ari weho wangwa. Ni wowe ugurisha inzu byaranze, ni wowe ugurisha ikibanza reka da umugore wamubwira agasimbuka. Ubwo rero ni ibyo ngibyo nkora nibyo naje gutabara nibyo byanzanye. Hari wagwaye iyo misiyo? Nta wamaye misiyo ubwo narabitekereje. Nsanga agace ndimo nk'akarere ka Musanze ninje muvuzi gakondo urimo ukora ibi. Nta wundi n'umubamo. Hanyuma ibi ngibi byari kuzarangira bimuhitanye cyangwa byari kuza kumushegesha? 41 agapfa. Hoya irenza ariko ntagagipfuye. Azabahamagara cyangwa basure mu yari ntiwari umudamu munini siko wambwiye. Wamenya ko ari umudamu afite naba. Wapimaga ibiro bingahe? Pimaga ibiro 60. Kuri ngo upima bingahe? 40. Umaze ikintu ute se urembye bingana gutya? Umaze ikintu turembye bingana gutya? Ngiye kumara umwaka. Aza musaza uko abifasha. Ayo makuru ngurumva umeze gute? Urumva umeze gute? ubu ndi kumva nabaye munda. Kare wahagarara ugatambuka nta kibazo? Nagenda gahoro gahoro. Bose hari indi miti yindi ari buze guhafata? Hari imiti ndi bumuhe bacita igihondohondo. Nshaka kuvuga ibanga ryacu. Oya iminsi 3 araba ari gusimbuka. Umva madam, ejo ni mugoro wa marwazi rwankwakoze. Umukazona nabacha witwa wase. Yejaje Sarongo. Bitabadata buja tuvuga. Kamanza bareba muri ya muhadi. Nazanye inzoka yanjye ngikurigate. Urahita uzinuka umunyamakuru wowe ngiye kubikwereka. Ihindura inzoka jyaja Sarongo zujyamba bazukuru jyaja muhanga. Oya ni biti yakurigate. We nabyo umwana we w'imfura itaga yigendera. Ubwo wabyarira ubusa. Nyine icyo mvuga ndashaka dufashe uyu murwayi tumenye ngo turamuvuye sibyo. Ariko mbaza ibindi naho ibijyanye n'inzoka nibiki ibyo byaba bimeze nk'iterabwoba. Aho ugenda umuvuzi gakondo ukoresha Bibiliya unayemera. Ndashaka ko noneho akorana ya mazina noneho byose bikarangira. Amazina yahe? Iyankorere. Nibu yazi abavuzi bakuririye amafaranga. Ndabahana tukiri kumwe hano. Ntago ntwaraga iminsi igihe.
aya mazina anzaniye Uwamahoro Denise ni umuvuzi gakondo. Yego, Niyibizi Alphonse. Ubundi nkunda amazina abanza, ayaheruka ntabwo ari Muneza. Ibi rero ndakwishuriza, ntabwo ari ngombwa ngo kano kanya ngo ndabazana, sibyo? Ni ukuvuga ngo icyo nshatse gukora ni ukujya nishuze umuvuzi gakondo ufata amafaranga y'umuturage akayarya, yarangiza ndagukorera ibe urabona ibikugira kiri inzara. Ntabwo ibyo mbikunda. Abayishe akazi kanje n'akabagenzi banje, sije muvuzi gakondo uriho gusa. Barambwira ngo genda ngo nagera mu rugo ngarakira. Twagera mu rugo mwumva mushiki wanjye ari gutabaza, ari kuvuga ngo ibintu birimo kumurya. Uko wajyana uruhinja Yabaye uruhinja kubera uburwayi. Utazongera ingeso wari ufite. Je ntago mpisha ingeso wari ufite, ntago nyishaka. Uzasubirana ubwiza bwawe ari kuzitonda. Warukira umukobwa se? Oya, nabyaye. Ufite urugo? Cyari iwawe. Okay, Dr. none kadusoza ikiganiro, ndabona umurwayi ameze neza. Ni nabyo twe twaje kukuganirizaho kureba ubuvuzi gakondo bwawe ukora, twe twakumvishe. Dusoza n'icyo babwira badukurikiye. Gusoza ikiganiro rero cy'ubuvuzi gakondo, ukuvuga ngo unyumva wese afite uburyo bamurimanganyaga nk'ukubona uyu musore bati turagukorera ibi, turakora ibi, turakora ibi, nandegere kundegera gusa. Wenda nyumve gutyo bambaye impu, bambara izingwe, bakora ibiki, bihindura abavuzi gakondo, bakora ibintu bitandukanye, bateka amabuye arasha, bakora ibiki. Ariko ibyo byose mbikuyeho kuko ndabizi baranyumva. Nibamfashe dutange nimero zacu, ajya mpamagara umuvuzi gakondo cyangwa ubabaye, ambwira ati muganga ko mbonye umurwayi umeze gutya na gutya, nkora iki? Ni nako kanya wazabimbaze mugira inama. Naho ibintu byo gukora umurimo udashinzwe, ntago mudugudu akora iby'akagari, uw'akagari ntago akora iby'umurenge, kandi ntago Musanze ari CHK.